Inyamibwa shop nitwe gisono cyo kwambara neza ndetse no gusa neza abakureba bati wow dushinga ibirori byawe tubikurikirane kuko dukora decoration tukambika abageni dusange mu isoko rya Nyarugenge muri floor ya kabiri umuryango wa 30 ku bindi bisobanuro duhamagara kuri nimero zikurikira 0788 73 19 cyangwa se 0781 05 94 cyangwa se 0782872271 Inyamibwa shop. Sinye waremewe ndababara kuko nanjye ndumuntu kandi ndakunda nahuye na byinshi mu nzozi n'ukuri muzi uko mbisobanura gusa nabyise ibara ry'urukundo iri nibara Habaye iki? Heretse kujya kwa Ivan. Gusubira nyine nyuma y'icyo tuvayo. No, nyuma y'icyo tuvayo narongeye njyeyo. Mba ansomera nabi. Anjugunya hanze. Njye ndabyangana ndatuza. Noneho ejo bundi nabwo nasubiyeyo. Siko. Ivan afite ubukwe. Ivan afite iki? Gose nabizi. Uri inshuti yawe, uri inshuti ye magara nta kuntu wabwira utabizi. Kuko icyabinyemesha n'ukuntu nawe kako duhuruka bajya nyine urabizi nta kinajyamisha ariko uyu munsi rwose ibyo bintu ntabyo nzi. Ahubwo niwe numva nyunguru. Na save the date zarasohotse. Ubikora propose. Are you serious? I'm serious, more than serious. Ivan agiye gukora uko atambwiye. Ntabwo uzogenda mfite mu mutima wanjye sha. Ntabwo wabyumva. Reka ndeke wenda kwireba. Sorry. Ndabizi biragukomereye. Sibyo? Sifanye none sinabikora iki. Ntacyo nabikora nyine yakira. None se wagiye kwa Ivan ugiye kumubaza ibyo by'ubukwe? Nyine kiye nari nabonye save the date ariko nari maze iminsi numva n'ubundi ngo yapropose wa mukobwa ugiye kuzamusaza. Ariko se ngiye kubimaza nanga ati ibyo wumvise ni ukuri. Gusa waretse gukomeza kwizirika ku muntu. Ivan Urakomeza wizirika ufata mu kabuno uragira gute? Reka nkubwire Ivan ni inshuti yanjye pe ariko ibintu byo gukomeza wizirika nta kintu bizakugezaho. Wayibonye ko atagukunda ukava mwiza kwizima uracyari kwizima umwana. Ala ntakubeshya nyuma kubona save the date nkagenda kabinyemerera gutya nahise ndikura simura ko nta kintu cyo gukora. Tracy nawe urahangana kabisa uzakomeza wizirika umuntu warabibonye ko atagukunda nta kuntu nanjye ntagize wabonye ukuntu yatwirukanye tujye iwabo. Ivan ni inshuti yanjye pe sibyo ariko hariya ntabwo namushyigikiye nawe urabizi inshuti yanjye sibyo ariko rekera ibintu byo kwihambira. Nakubwiye ngo nakarabye ntabwo nshaka ibi video kwigeze no kubamo ntabwo nshaka no sinshaka kumva ijambo Ivan. Uri kubivuga se bivanye ku mutima cyane ku munwa gusa no kubana ubaye noneho ubaye uzi ukuntu bwa mbere nyuma yuko cyagiye tuvayo ubaye uzi ukuntu nagiye muri salo na mama wahari urumva ubonye ukuntu yansoye ngo nibwo wakumva ko noneho byo niba nakubwira ni serious yajuguye nk'ujugunya sugiki aho nta nubwo ugira isoni nukumbwiye ala ubwo se rimwe wawe kubigenza ute nese ubwo ntabwo wabibona ko atagukunda nyine nabonaga ko bizagiza ngo bigashira wabonaga ko uzihambira mpaka uciye akagozi nawe byakubaho numvaga ntabwo nabyakiraga ariko Tracy ushatse wabona abantu bagukunda sha
n'uwo nabona ari sinzi ko namukunda kuko nakundaga Ivan. ahubwo se ntabwo ujya ubona abagukunda Abankunda ese nari kubabwirwa n'icyo wareka nawe mfite uwo nkunda kandi nawe nkunda. ntabwo wumva ikinyarwanda se reka nguhe urugero unyumve neza reba nk'igihe twabanye urebe ibintu byose nagiye mukorera urebe uburyo nagiye mwitwaraho buriya nta kintu ubona Biki? serious ntakumva ikinyarwanda se So ubwo bivuze ngo ntandukanye na Ivan warishimye sibyo ushatse kuvuga? none se ubu nkaba naragufashaga ndwana n'iki buriya Nyine wanyishushanyagaho. nakwishushanyagaho ubwo se ubwo ntabwo wabonye ukuntu twatonganye hariya ntabwo wabonye uburyo twaburanye kandi ari inshuti yanjye Tracy njye narishyigikiye kuko umwana ayivamo sibyo ariko mu gihe ari kukugaragaza agati abasore barahari nanjye ndahari ikize Nyine hari n'ibintu umuntu yumva kumva nyamara ndagukunda Tracy njyewe buriya naragukundaga nuko nanga kwivanga mu rukundo rwayo umurabikora akazi ntabwo ndakaje. Tracy Mba nibutse ukuntu na Ivan rero byarakamurika akaba yihindutse. sinabonaga intambara nakurwaniraga Wowe sinzi itandukaniro ryaba ririmo hagati yawe na ibyo gukundana numvaga nabihaza. reka njye nagukundaga mbere ya Ivan buriya nuko utamuriye Ivan nuko yaje nyine nkabona we buriya njyewe nuko mateshetse nyine mu buryo ninjirira neza Ivan yaje nk'iyagatera ahita yinjira akubita bangura ariko buriya njyewe naragukundaga Nyine agiye nk'iyagatera nk'uko ubivuga nk'uko yaje niko agiye. ndabarira konsetse ntabwo rero naseka gusa narukunda Tracy ntabwo nzaka asikanumvisha Tracy waretse kurira se ko se uzahagarika ibintu kurira by'urukundo no twabwo kano kanya ndaba ibwo kwakira gusubira mu rukundo. ariko ntatume umutima wari ufite sibyo Tracy nta muhungu waba ugira ikintu abigira ku bijyanye no gukundana. Isomo ndaribonye. uzahagarika kurira Isomo ndaribonye. Nyine Ntabwo nzongera kureba ko ntaho uzongera guhura na ndashaka mwese. kumara amarira Tracy ngo mubwire basi ngira ngo mubwire Tracy hagarika kurira sibyo sibyo ntabwo nshaka kuzakomeza kubira gutya kandi bizashira bizashira turahura wisetsa Mfite isoni. isoni z'iki Ntawe uri hose. ese ntabwo wabishakaga ahubwo se wumvaga bimeze gute Si wambaye ibitugu bibiri kumbaza ni ibiki wese wumvaga ntabyo numva si njyewe. ariko ni ukuntu yari yaragupfushije ubusa gusa Ibyo biganiro byayiganiro bikabana. none se hari ikibazo hari ubwo mugikundana sibyo navugaga Iki se ushaka kuba ukimufite oya nakubwiye ko byarangiye.
Ntangiye kubivuga se ugashaka kurira. ntabyo nyine nawe ubungabuye muri muti ibintu biba byarangiye wumva nyine birambangana. Ndashaka ko tuzajya tubivuga bikagushiramo. Sibyo? Wiyemeje nyine kuzajya ubisubira Naho gukomeza ubibitse mu mutima byazabyara ikindi kintu. Ubu ngubu uzi yibeshya kongera akakubabaza. Ubu uri umuntu wanjye. Keretse nk'ubu ngiye kubona umuntu akizanye urutwe ngo kije kukwibwira. oya si uzarwana ikari. Ntabwo twarwana ariko ntabwo ntatuma yongera kukubabaza uretse nawe. Umuntu wese arashaka kukubabaza. nyine nawe ni umuntu w'amahirwe. nawe ni umuntu w'amahirwe kuko ndizi nyine ni isomo ndaryizi. nzabifata nk'aho byari inzozi. Amarira warizeraga ni menshi. Ntabwo nshaka kongera kurira. sinema nshaka no kubitekereza. Kandi umura ntabwo ngiye nzakubaza. mbona umuntu ahaze nayipaniye. ikinisha amazi umutima yanjye pe. Erega ibintu byose bibaho kugira ngo bikwigishe. Buriya wasanga yaramparuriye inzira. Kugira ngo ngewe bicemo neza dukundane tumeze neza. n'ubu tuzajya no mu bukwe bwe. Ntabwo nanga kujya mu bukwe bwe reka turi inshuti. shuwa. None se uragira ngo ngira ngo munyagira ahubwo nawe tuzajya tunafatanya gutya n'ukuri. Tugomba kujyana dufatanye ku buryo azajya akubita akajisho kuri twebwe. Bigahita bimushaka. Sibyo se? Ariko Aiva ko umuntu avuga ukagira ngo wenda ngo ni ukwiyenza cyangwa ni ukugira gute. Aiva uzi ko wampombeye man. Bro ndakumva man, ndakumva kandi mfite impamvu ntigeze nkora biriya bintu. Nese ni ukubera iki man utegura ibintu n'ukuntu uzi ukuntu turi inshuti ugategura ibintu ntugire ikintu. Gamani bya bintu ashaka kubikora biri private nta n'umuntu n'umwe wigeze unabimenya. Ntabe n'uyu n'umwe rero so impamvu giyewe nabizo uragenda na karakadada kandi ushaka kutavuga ati wenda ukavuga ati ngiyewe se ko muri kwitegura ati ngiye muri propose ugasanga urabyisha kandi uramudada nawe agira ibintu bimeze nk'ibisazi mu mutwe. Nese kuzi ibintu byose ariko Aiva uko bize nge nakugamba. Ntabwo mvuze ko wamvamo ariko washiduka byagize. Nese ko amabanga yose wambwiraga n'ibintu byose ngomba kubwira Tracy wabimbwiraga nkagenda nkabimubwira. Kuki wumva ko nagenda nkamubwira? Nkambwira ko ugiye gutegura ubukwe wenda nkagira ibintu by'ibitekerezo muzanaho bibi. Bro amusubiri rero ariko ngewe wenda icyo nakubwira urumva mani ngewe nagiye gupropose uramudana na vazi n'ikindi reka mbikore guke mwibanga karakadadiyo kabibona kakaza the time ngiye kubikora byari kuba bipfuye. Ako se ngiye muriye n'uriya mudada. Ase ni muhorana mani. Ako se niba duhorana we nitwahoranaga. Karakadada mfase. Nashaka kumubwira ngiye nawe wenda ndabizi nakoze amakosa nk'ubujama wawe kakazakikureho mani. Azakikureho kara nta kintu kizima kakugezaho nge nkugire n'inama. Nta namakuru ufite. Gusa nkoreye umutito. Umuti se w'iki kandi? Ese ko mbona bigutunguye. Izo umuti uri kumbwira ni bwoko ki? Karakadada warakoze gukareka. Wahise profita se? Sibyo n'indubi. Mba nabyumvise sha. Wumva wahise awe nubaho ariko nta nibirenze tu. Gusa nyine Imana ifacitswe musaza. Nuko nyine utazuriya karego butamba. Manu naho ubundi tubyiyorera ese kuki warukucisha. Sibyo nkubwira se ngahibaze. Ibaze ni wenda byo nketse wasanga ari nabyo cyangwa atari byo ariko nabigeze aho ngaho urumva nako nkubwira ngo gutya. Ukeka ariko ni icyaha urabizi. Gusa ariko byarambabaje. Ari akanusa. Komone biragushishikaje se? None se byabuzwa n'iki se muri inshuti zanjye. Byaciyemo se? Byagushimije? None se byambuzwa n'iki mane ukumva ngo wadonzeho hari ikibazo. Byarabaye se? Ntabyo nzi. Igisubizo nakibonye ma. Kiyese wabonye iki? Nta kintu mubwiye gusa uriya mudada reka nkubize ukuri. Ubu dusigaye turi kumwe to. Ntabwo nkucinyo. Ntabwo ngiye ninjye witangiye inoza uruhushya ninjye witangiye liberite kabisa. None se basi mbwira mubo wapanze se nge niko yimba icyo nigiye kuguhamagarira wowe urimo muri gahunda zose uzanyambarira nk'umuntu wanjye ubukwe gahunda ni munange naho ibindi byo kuvanga ibyo ngibyo biziko atari na ngombwa. Sisa basi
uravugisha ukuri mani niko kandi erega ubundi wowe turi inshuti umva nubwo hari nkubwire. igihe ujya umvanga gahunda ni ukwipima ahubwo nkuhakora gutya ati nsanga hano ntitugira vuba si sawa se sawa nabi none se kunsize ma impamvu rero ngusize bro semani wangurije we noneho wangurije ku dufaranga cyangwa twarashize umukobwa yaratumaze peti ubaye iki ariko wangurije amafaranga byibuze bitanu ko nabonye nawe se shaho amafaranga abo biranakuka ako se man ubundi utaratangira ibintu by'ububandi ngiye aricyo wari waramburanye nuko ubundi tuvindi mwe bafite nka sida ariko bamwe gatara hari ikirongo umuntu aza akavuga ati sheri amani nawe uranasebetse umuntu agwa akabizi ko kwita mu gasohora 100 reka nkwemeze rero reka nkwemeze rero sibyo na n'ubu turi gucata na Brian nande na nona turi gucata na Brian umurade semu nanjye ko nacyo bitwaye urabizi ngiye no kumureba wowe se ngiye no kumureba rahi simavuze hajya ngo uko nijyari over my dead body my brother umva nkubwire ubukwe tuba twarubatse urukundo ahandi ku buryo ubukwe wowe na ngaho uzamubwire ubukwe wowe na Brian uzamubwire mari nk'icyumweru namuvugishije urebe ko atarwara akananuka ahubwo arakunda ananuka se aho se reka nkubaze nagiye igihe umaze icyumweru uri kubaza nimero ye ngo yavuyeho ibiki amakuru ibyabereye ku Kibuye warabimenye Kibuye se shaka ku Kibuye imodoka yawe yagira petit frère ndakurahiye yatse nigerayo ku Kibuye ndagukurikira petit frère yewe ndumiwe bro nta n'amakuru uramubwiranye reka nkubwize ukuri uriya mwana ni ukuri kw'Imana yagusaza ufite ubukwe ryari hari ndasigara nk'ubahugura umuvandimwe ngo ngo ndakuguriza ngo ufite ubukwe ryari hari umva cyakora nka wa musore ka kana gato k'agasogonderi umva icyo cyaka cyose miliyoni 2 impamvu nakanze uraje gusanga mwenda kunganya ubwenge wowe nawe nari nzi kuri garamfure yako uraje gusanga utekereza nk'abana bo muri segonde urumva ugiye gushyiramo esanse ngo bro akusubundi uri kubivugira ngaho kugira ngo mera gutabari ngwino hano mazi calm down dushyiraho n'amafaranga se calm down nyine dushyiraho n'amafaranga ako se wiranze mfunge bwa portail n'urundi yo kusohoka beti ejo nukora ubukwe uzavuga ngo nta grand frère ufite amara kutarambona nagufunga ni mutangura ubone neza ariyo bashaka arazi beti reka nkubwize ngo bimbwire neza ngo urashaka kujya wumvise ijambo nakubwiye sibyo ntabwo nabyumviye nukora ubukwe na Brian tisha winyifata nyine winyikoreshwa nagukora hari man ndekura nyine nagukora hari bro aguse peti baratashwa ngiye ngo wowe mbwira na none se Brian nkubaze sibyo ejo uzavuga ngo nta petit frère nta grand frère ufite ejo akira ntabwo nyangwa n'imirindi y'inuzamani irushisha akira ako surami akira nyine ngaho no reka mbisubire nukora ubukwe ejo na Brian uzavuga ngo nta grand frère bro yuza naringize ngo urambwire ngo wenda no mu propose akabyanga nawe niba yemeye gukora ubukwe nzavuga ne bagera kuri miliyoni 7 hano mu Rwanda you can marry any ni se buhe rega amafaranga aragushiranye man kandi nta bifite na kintu wakora ngaho none usumbwa kujya kumugenda renga no portail ndabandi umuswa ngaho sohora imodoka ugende hawuzi kubona man mba nakwihoreye ukagira ngo ngiye nta bwenge ngira man nese kudasohoka ngo ujya kumurasha umugore wawe ngubwize ukuri petit frère uzabona ngiye man nta kintu uzabona niki se ntarebye uzi ikintu cyantunguye ibyo wabeshe bavyiye bande se mbeshye iki nese man umukobwa ntago turi kumwe ngo nawe oya ukurura kuze waranye yarakwibwiriye ati ntago mukunda ngiye nkunda nde akose ko petit ngiye nkubwira ngewe numvaga ndushije amagambo nyine gucata se cata n'umugore wanjye ugomba kumwitaho kuko n'umugore w'umuryango nyine icyumweru ku Kibuye nyine ni icyumweru gitumaranye igihe kinini ugiye kuba tonto wowe umaranye nese bwo kumazina nyine kumaranye nawe icyumweru ukabusaze uramaze kumaranye nk'igihe maranye nawe
njye wandushaga umunwa wenda nkamva niba no kubona urangubika nta nubwo arakubyarira urambye ariko yesu ejo umubyeyi ngo uzaba tonto ejo none se ni gute tonto w'umuntu arongora umukobwa ugiye kuba tonto ugiye kuba anko nahoraga ubimbwira nkumva wenda nimuporopoza ntazabyemera nimubwira ngo tuba ntazabyemera nyine urumva ko ngiye gukora ubukwe n'umuntu akoze nabikubwiye ejo nukora ubukwe sejo ahubwo buri Imana igihabwa icyubahiro Imana itanga igikundiro nta mafaranga ufite igatanga igikundiro no mu bantu bose n'abafite amafaranga icyambere uriya mukobwa yaba ari imodoka ugendamo niyagendamo birahabanye wenda byibuza mvuge nta mafaranga mfite ariko n'ubundi wenda igihe nuko kitaragera nawe wageze aha ngaha nawe urakorera aho se niba ufite amafaranga ukaba ukiyakoresha avuga ngo bagukunde uri what kind of guy uri wowe man you should stop this shit bro menya ko wanzwe nyine guyakire man G man uzi ko nukuri kutagufata ahubwo ngiye mbona nano sinzi impamvu utagira n'isoni ndakora man sinzi impamvu ejo uzareba ejo nzareba iki nzareba abantu batashye ubukwe bwanjye abeka nkubwire man uzi n'ikintu natekereje ibintu byo kutagutumira ariko n'ubundi ugomba kuza byibuze urebe uburyo bavuga ati Ivan imbere ya altari ushobora gukuraho agatimba umugore wawe ukamusoma nzabanza nkurebe inda yanjye y'iminwa atari nzamugusomera uzaza gukoneka utari Brian ariko atari we hari nde wundi my brother Brian Ivan forget akira forget akira Brian Ivan forget my friend byancanze neza kandi byancanze sinakubeshya ndumva ngiye no gusara ubukwe noneho banza burimo satani ngize Fred utamereye neza na gato none reba na mama we kuki atarwaye kare cyangwa reka ubukwe bwanjye banze buri ukagukomeza kuvuga gutya ariko none se bro reba nawe uri kambwira ubu se none Fred none we nzamukizwa n'iki barumbwira ubundi sinzi akuza ama message nyoherereza ateye ubwoba Fred ko ari wowe wica ibintu byose uyu mbona haramukishije menshi kuko abagikora ubugoryi se yo kurwana niyo muti azumvishwa n'iki impanda yagarutse se nimba ari impanda izaba yagarutse nimba izaba yavuze basi tuvuge ku kibazo cya mama ibo wararetse nka kupita uriya mutipe inshyi nyinshi zihagije izina ry'Imana agaba kigutesha umutwe ibyo ngibyo ntabwo ari byo byihutirwa noneho ikibazo noneho mfite none se mba barambwira basi mfashe ugende wumvishe Ivan turebe ko twaba dusubitse nanone se gusubika ubu ngewe ibyo nabikora bikabaho ahubwo wowe wabanje ukamubwira ukumva uko bishoboka ikibazo nanone gusubika ubukwe twaratumiye abantu nta kuntu tutagize twarahashye twagize gute famiye zifite amafaranga ibyo ntabwo mwazabikora umunsi ukurikiyeho ubundi sinzi ko ari bubyemera ariko ngo nayo washeze ngo ubukwe ngo ntabwo ngo wabuce ntabwo ari ikibazo cy'ubukwe umva akibaze kuzaba wicaye hari imbere mama ari hari atari kubona ikintu na kimwe azumva story gusa ikibazo si cyo nanjye nicyo kibazo mfite nyine ikibazo nyine gukora ubukwe mama adahari ntango kandi numvisha avuga ngo afite akazi nimba azaboneka nimba atazaboneka simbizi uyu wagomba kuboneka akazi kategereza ako pazo ufite ikihe kibazo ubundi ubu akazi kategereza pe bareka nkubwire ngiye ikintu ngiye gukora mbona gishoboka cy'ingenzi ubu ngubu muri aka kanya ngiye kuva hano ngende njye gushaka Ivan musabe ko tuvugana ntawe nyemerera nyine ugaraba yanyemereye ko bitewe na stress afite ubu ngubu ashobora no kunyiryaho mubwirane uzi ikintu cyo gukora gihari nta stress ahubwo yahinze yashyushye ndamubwira ati mama ararwaye hereza agaciro uwo mubyeyi ukansaringa ibi bintu bizaba ubutaha mba nabuze uko mbigenza ndasaze neza none ubwo mbwiye iki cyo gukora ikiri nkora iki mwihorere cyangwa ngende mubwire ako ngende ndumva nagenda nkamubwira pe mwumva icyo ambwira hanyuma tugafata umwanzuro twamaze kumenya icyo gukora nta kibazo ugenda wumva uko akubwira basi umwanzuro ufata niwe dukomerezaho nese nkora iki icyo ndagikora pe nta kintu nkora noneho mfite hari abashuti banjye bari kumva baba muri Kenya
bari mu nzira wenda kugera hano. akaba ngabo bazi agaciro mama afite uzi baragira hano baje se gusura umurwayi cyangwa baje mu ntabwo nkunda abantu bakunda kuza kwinywera gusa uzi ibyo ni ikindi kandi yohereza amafaranga njye nta mafaranga mfite nimba ngenda n'amaguru nabyo mana yanjye noneho ndi kumva ngiye gusara ndumva nanarwaye. ese wicara hanze Nahise nicaye hano mama. amakuru se ayiwe Ni meza. ari nkagerereye isangiriro hanena se Oya. amakuru y'iminsi se Ndaho nyine by'iminsi. waratsinze se Ya, naratsinze. nanishimye hanyuma nicariye mu nzu ahubwo sinzi impamvu wayisohera hanze Hano niho heza. Hari akayaga. ntabwo ntuheruka hano Muheruka cyagiye. ugeze kumva ngo waje sinakubona ariko Nyuma cyagiye. Naraje nabwo nagarukiye hano nanze kwiga yinjira mu nzu. ushobora gutinya mu nzu se Sikwatiye nyine nuko nayivana nyine yari ari hanze. urabizi neza se ko ubukwe bwashyushye ngoma z'isi ujya kure bwashyushye burimo gutaha wenda nubwo nanjye nabwishimiye ariko narabirwanyije biranga birananira ingufu zanjye nkeya nyine ntaho zagarukiye kuko nasa amushyigikiye ntacyo nari gukora buriya nyine niko yari kuba nyine kuriya. ariko njyewe burya nubwo bana banjye bajya bavuga ngo ntabwo nizeye ariko ndatekereza burya ngira ubwenge nkunda gupanga ibintu byanjye neza ko murongo nicecekeye bucece Mama nawe uranshimisha. none ubuze icyo naguhamagariye ngira ngo umufashe buno kuko niba utaye Ma. Ego, kwicuke bw'umuntu. turabwica kereka nimba utarakundaga Ivani Naramukundaga ariko mama ibintu byamaze kugera ku mugaragaro. byamaze kugera ku mugaragaro ko nawe yamaze kubika mu nzu burya ibipfa burya iyo ku mugaragaro ni isaha y'ubutimba kumuporopoza se no gufata ibyo byose bimaze iki burya ikibi ni umunsi w'ikanzu bambaye ikanzu abantu bari aho bari muri ubwo buba bwarangiye ariko iyo kanzu itarambarwa n'iki ni ukuri kumana kwa ntabwo dushobora gupanga njye nawe umfashije tukabwica kuko nimba waramukundaga nimba utaramukundaga ikagenda yirongorera Oya mama naramukundaga subizi kuko inshuro zose namwirutse ku mama naramukundaga pe ni ukuri kandi nawe urabizi ahubwo mbwira uwo mupangu umeze ute nshaka kukubwira kandi mwana wanjye ntumakane nimba ari kuva iwanyu ku mugoroba ndabavugisha mbabwire ko hano hari umunsi mukuru noneho rero ndashaka ko uza kuza ukarara ukajya mu cyumba cya Ivani ukaryama yakwinjira ugahita ufunga mu gitondo ukisaza uti ntabwo mva hano wandaranye nanjye nkahita ndavuga ngo wararanye umwana w'abandi bari wugumana ndamubwira ni nyine nkahita mfunga se nanjye ndi mu cyumba urafunga nushaka urufunguzo urumire cyangwa unyuze mu dirishya urutumbagize nushaka urumire nzakubagisha ndukure mu nda papa wanyu yabifata gute twayivanye ibyo pora zose nazirangije kuko Ivani nawe ntari buvuze induru aribaze se ndavuze induru ndavuga ko uyu mukobwa ageze mu cyumba ati aremera muryame kandi urabona ko umuhungu burya abagabo bagira intege nke wowe uravuga utuje ako kanya ukimubona nta nduru uri buvuze ariko ngo njye ndinjira mbere y'uko aza urinjira mbere y'uko aza nihishe nikomere mu nzu akiza kwa kundi afunga nawe uhita ufunga utumubwira uti rero Ivani ndavuga ducishije make umutware neza umubwira uti rwose naragukunze utangire urire ugira ute aragenda acogora yicare muganire urahari mu gitondo nibwo uri busara uti simva ngewe unzane undarane kubera rero kuba winjiyemo umugabo atabireba kivumvura nyine papa wabo natwe twese turibaza uburyo warayemo mubwire umugabo nedo urabona umuntu afite gahunda yo kubaka akizana abo bashakanye mbere akabashyira mu buriri bakarana mu gitondo ubu yarangiza ngo ubukwe
wenda nitugire imana ubupangu yacu ikarya bwa bukwe buraba bupfuye. ubundi nahombye mabukwe. bwa bukwe buraba bupfuye uhita uvuga uti sinava umushaka unaguma hanzanye mbyuka ngutekere. uwo mupango niwo nimugoroba ndaza kugaruka. nimba iwanyu bafite ikibazo ubu bakubaza ngo ugiye he urama nimero za mama mubwira ni muko muvugisha dufite anniversaire ndagira ngo umwana aze kuza kumfasha. kandi uhita ati burije ntabwo nabona aho mera nohereza umwana muri iri joro w'umukobwa muri karyana ubwo nibicamo nzajya gusobanuranya kuko byagenze. ibaze mwegukanye ariko makuri finale byameze nka cyagitangaza Yesu yakoze. ntabwo ndi kubyakira. ugiye kumfasha guteka ariko gahunda imeze nk'ugiye kumfasha guteka usubire iwanyu uze kubwiranya ko kuje ubundi kuri telefone muvugane hanyuma uze kugaruka nimugoroba kuko bakomeje kukubona hano hakiri kare bavuga ko nyine mipango twayipanze. gusa na dise ibara ry'urukundo